ikibazo cy'abantu benshi cyane bakurikiye Imana, intege nkeya cyane abantu bafite. Ndagira ngo mbabwire ahantu ruzingiye ingata, ahantu ikibazo gikomoka, kandi purusa 90 cyangwa zirenga abantu b'Abakristo benshi icyo kibazo ngiye kubabwira nicyo bafite. Reka mbabwire, ubu bwoko bw'Imana burimo burasabwa ikintu gikomeye cyane, kandi ajya mbabwire yuko dufite umwiteguro mukeya udashobora kutubashisha guhangana n'isi yose. Umukristo agiye kuzabaho ameze nk'uhanganye n'isi yose. Amategeko y'icyumweru azabanza yubahirizwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose, hashize igihe gitoya azubahirizwa ku isi yose, kandi hashize ikindi gihe gitoya azaba gahato, kandi bizaba ari ku iherezo ry'imbabazi. Umuntu wese akwiriye kubitekereza, akinira, akisuzuma, akibaza, kandi agafata umurongo mwiza, inzira z'ikigendo. Hari ikintu kibabaje mu rugendo rwa Gikristo. Iyo urebye uburyo imbaraga nkeya zihari, kandi ukareba n'uburyo n'uyu munsi ijambo ry'Imana riravugwa koko niko hananditse, ndetse ntabwo ari ikibazo cy'uko ridasobanutse, rirasobanutse. Ariko hari ikintu kimwe mu minsi y'imperuka gikomeye, imitima y'abantu irananiwe cyane, kandi ntifite igihe cyo gutekereza ku ijambo ry'Imana n'imbaraga, ku buryo imitima y'abantu imeze nka batiri zashizemo umuriro. Ijambo ry'Imana ryumvirwa mu rusengero, ariko ibyemezo kugira ngo bifatwe ntabwo ari ikintu cyoroshye. Naraye mbabwiye nimugoroba ikintu cyerekeranye n'uburyo urugendo rwa Gikristo rukozwe, ikintu tuzakunda kugarukaho cyane cyo mu buturo bwera. Ejo nababwiye ukuntu ubuturo bwera bwari bumeze, n'ukuntu kubwinjiramo umuntu yatangiragaho bita mu irembo. Ikibazo cy'abantu benshi cyane bakurikiye Imana, intege nkeya cyane abantu bafite. Ndagira ngo mbabwire ahantu ruzingiye ingata, ahantu ikibazo gikomoka, kandi purusa 90 cyangwa zirenga abantu b'Abakristo benshi icyo kibazo ngiye kubabwira nicyo bafite. Abantu benshi ubukristo bwabo bumeze nk'ubw'abantu babonye imodoka irimo igenda ibanyuzeho, maze bagahita bayinjiramo batazi ahantu yatangiriye. Umugabane munini. Kiriya kintu nababwiye cyitwa irembo kirakomeye cyane, ni itangiriro ry'urugendo rwa Gikristo, ku buryo nimutekereza igihe uriya muntu w'Imana yari arimo muri cya gitabo nababwiye, aho yaganiraga ngo n'abasinziriye n'aburiye inki. Burereka mbabwire, hari abantu, nubwo abo bantu babiri bose bateye agahinda, ariko ngiye kubabwira abateye agahinda kuruta abandi. Abasinziriye afite ibyo yaganiriye nabo, n'aburiye inki afite ibyo yaganiriye. Abasinziriye ngo yasanze basinziriye, arangije aravuga ati kuki mumeze nk'abantu basinziriye ku isonga ry'igiti. Umwe ngarakanguka aramubwira ati ariko genda abona nta kaga turimo. Undi aramubwira ati ariko ikibindi giterekwa ku ndiba yacyo. Undi aramubwira ati ariko unyihanganira ideni nzari kwishyura ukwezi gutaha. Abo ni abasinziriye. Ariko reka mbabwire, iyo umuntu yasinziriye ariko byibura yaranyuze mu rugendo rw'ukuri, nubwo gusinzira nabyo ubwabyo utabishima, ariko umuntu wasinziriye yaratangira urugendo mu irembo, arusha agaciro umuntu wuriye inki. Kugira ngo ubyemere neza, uzarebe iby'abakobwa 10. Abakobwa 10 bose bagenje bate? Bose barasinziriye, ariko igihe habonekaga urusaku rwa mu gicuku rutuma uko araje ngaho ni mu musanganire, mbere y'uko basinzira icyo bari bafite nicyo cyafashije kugira itandukaniro hagati ya. Bureka babwire, mu rugendo rwa Gikristo ikintu bita itangiriro kirakomeye, nicyo Pawulo agereranya n'icyo bita fondasiyo. Yaranditse ngo nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge umuntu wese abasha kubakaho. Avuga ko bamwe bubakaho ibikenyeri, abandi bakubakaho ibiti, ariko ikintu gikomeye yaravuze ngo iyo urufatiro ruhari, nubwo warwubakaho ibikenyeri si byiza, ni byiza kurwubakaho izahabu no kurwubakaho amabuye y'iki.
ariko umuntu warwubatse hiza ibikenyeri nubwo yakoze ikintu kitari cyo ariko azakizwa nk'uvuye mu muriro. ariko udafite urufatiro we bizagenda bite? mbese dushobora gutekereza ikintu bita urufatiro muri Bibiliya agaciro kabyo? mbese mushobora gutekereza ko purusa mirongo z'abakristo ibyaha bibanesha si uko batarwana, intege nke bafite si uko badashaka kujya mu ijuru. purusa 100 z'abakristo ubukristo bwabo bumanitse mu giti, itangiro ryabwo nabo ntibabusobanura, bameze nk'abantu imodoka yanyuzeho igenda batazi ngo yatangiye ite, yatangiriye he, nabo barayurira barakomeza. mwene data mushiki wanjye, buriya bari abantu buriye inkike, mbabwira ikiguzi byabasabaga ni ukongera bakurira inkike bagasimbuka bakagwa inyuma y'inzu bakazajya guca mu irembo bakabona kuza mu buryo buribwo. uramutse ubonye umuntu umaze imyaka 50 mu itorero yaratangiye ibintu nabi ukamubwira ikiguzi bimusaba, hari ikintu kimwe mu buturo bwera cyagaragazaga ko umuntu yanyuze mu irembo, ni ikintu kimwe gusa, ni ikintu yahingukiragaho. ikintu yahingukiragaho nicyo cyagaragazaga ko yanyuze mu irembo, sibyo? kuko umuntu wanyuraga mu irembo byanze bikunze, ukurikije ukuntu ibintu byo mu buturo bwera byari bipanze, yahingukiraga ku gicaniro cy'ibitambo. ariko iyo umuntu yabaga yuriye inkike we, hari igihe yasimbukiraga ku gikarabiro akaba ari cyo aheraho, cyangwa agasimbukira ku meza y'imitsima akaba ari hatangirira. uwo muntu wuriye inkike ikiguzi bizamusaba ntazasohokera mu muryango kuko sinaho yinjiriye, azongera yurira inkike agwa inyuma y'urugo ajye kureba ahantu irembo riri yinjiremo. nubwo nzi neza ko ntashobora kubyumvikanisha nk'uko bikwiriye, ariko ikibazo abantu benshi bafite, nubwo wenda atari nacyo cyonyine, ariko ikiruta ibindi, igifitwe n'abantu benshi, igikomeye cyane, ni itangiriro. reka mbabwire, fondasiyo nta muntu wayiraramo, nta n'umuntu wayugamamo izuba, ariko agaciro kayo kagaragazwa nuko nta wakubaka inzu atayifite. buriya muri gahunda y'Imana ikintu bita itangiriro niho ibanga ry'Imana n'umuntu ribonekera. abantu bari buriye inkike babwiye mu Kristo batumva kutazaturusha kwitondera amategeko y'Imana, urashaka iki? baramubwira bati kuri mu rugo natwe tukaba turi mu rugo turapfa iki? baramubwira bati none yuko uri mu nzira natwe tukaba tuyirimo, uko twayigezemo kose ko turi mu nzira, icyo dupfa si uko tuyirimo. muri gahunda y'Imana ntabwo icyo upfa ari uko umuntu ari mu nzira, hazarebwa n'ukuntu umuntu yageze muri iyo nzira. uwo mugabo arabwira ati ariko se ko mutangiye kwica amategeko ya nyiri iyi nzira mugitangira, ntazabita abambuzi n'abanyazi? ati kandi koko niko yabise. muri Yohana mu gice cya 10 haranditse ngo ujya mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ni umujura n'umunyazi, kandi uwinjira aciye mu irembo. ndagira ngo mbabwize ukuri, impamvu ibi bintu nshobora kubitindaho kandi mukibaza impamvu, n'impamvu mushobora kwibaza muti umuntu uko ndeba byamuhangayikishije bikamuraza inshinga. njyewe namaze imyaka myinshi ndi umwizera, ariko natangajwe nuko nanyuze inzira itariyo, kandi ikiguzi byansabye nuko byansabye gusohoka nkajya kongera gutangira. ikintu bita itangiriro rifite agaciro ntabona uko mbabwira, rifite agaciro ku buryo itangiriro niryo rigena iherezo. nta muntu ushobora gutangira nabi ngo azasoze neza, keretse yongeye agatangira. kandi ndabararika mu izina rya Yesu, nubwo mwitabira amateraniro abantu bakaba ari benshi ni byiza, ariko ndararikira umuntu wese kugenza urugendo rwe rwa gikristo, kuko mu itangiriro rye ni naho hahishemo imbaraga ze zo kuzarangiza urugendo. itangiriro ry'umuntu rirakomeye, niho umuntu agiranira isezerano n'Imana. igihe abantu ngo bazaba bageze mu gihe cy'akaga,
igihe umwanzi azaba arimo agerageza kwizera kwabo agushungura bikomeye, kugira ngo mwumve agaciro k'itangiriro. Muzasoma umuntu bita Pawulo, umuntu wese yahuraga nawe, yaba uwo yireguragaho, yaba uwo yabaga arimo yigisha, hari ikintu buri gihe Pawulo yatindagaho, ni itangiriro ry'urugendo rwe. Nta muntu Pawulo yatandukanaga nawe atamubwiye ukuntu yatangiye urugendo, atamubwiye ukuntu yahinduye icyerekezo. Reka mbabwire, mu gitabo kimwe cy'ibyakozwe n'intumwa cya Nino yaranditse ngo Pawulo ari imbere y'umuntu bita Feliki, ngo yavuze amagambo ngo ariko aza kugera ku ngingo yakundaga. Ingingo yabwiraga umuntu wese byanze bikunze agakorwa ku mutima, itangiriro rye. Itangiriro ryawe ryihishemo imbaraga zo kunesha kwawe. Itangiriro ryawe rirwaye. Reka mbabwire, gutangira neza umuntu yongeye gutangira n'ubugabo ntabwo ari ububwa. Kandi abantu 90 bazicuza. Ndabarahira Imana ntababeshya, mbikuye ku mutima, mbabwira ikintu kirusha ibintu byose agaciro: itangiriro ry'umuntu. Itangiriro ry'umuntu rirakomeye cyane. Itangiriro ry'umuntu ririmo imbaraga. Nubwo twaba ababwiriza bagahano, nubwo twavuga ibintu tukabisobanura neza, nubwo mwakurikirana amateraniro mugahera ku munsi wa mbere mukageza ku munsi usoza, igihe cyose umuntu yatangiye nabi aba ameze, navuga se ngo aba arimo ameze atese, ikintu aba ari gukora bazasarura umuyaga, abazababazwa n'uburyo bwe yibeshye kandi yashoboraga gutangira ibintu neza inzira zigishoboka. Mbese bavandimwe, hari umuntu muri iri teraniro ushobora kuvuga ati njyewe ndashaka kugenda ngatekereza ku itangiriro ryanjye. Hari umuntu ushobora kuvuga ati njyewe ndashaka gusubiza amaso inyuma. Twababwiye uburyo abantu benshi, buri muntu wese iyo umubajije arakubwira ati njyewe nasanze ibintu byose mbyubahiriza, ni itegeko ry'isabato ryonyine ryansinze. Uwo muntu ararwaye. Abantu bari aha benshi batsinzwe n'itegeko ry'isabato, basanze ibindi bari abere. Ibindi babikoraga neza, basanga bafite ikibazo ku itegeko ry'isabato, maze bahita bacyongera ku bindi bakoraga, bahita buzuza. Imana iyo igendereye umuntu nta kintu na kimwe abaha umwere. Ibyo yakiranutse byose bibushwambagara, byose Imana ibikubita hasi, kandi arataka agira ati ni iki cyabasha kunkiza? Ukuboko kwamanuye umunyabyaha kukamugeza mu mukungugu, guhita gufata ukuboko k'umuntu wicuza kukamwegura. Ndararikira umuntu wese muri iri teraniro, mu izina rya Yesu mbinginga kandi mbahendahenda, mbabwira ko nta muntu n'umwe ushobora guhangana n'imbaraga z'isi. Mbabwira ko nta muntu wahangana n'urwango rwayo. Mbabwira ko nta muntu n'umwe kwizera ko kutahita gushonga nk'ishashi bashyize ku muriro, keretse umuntu ufitanye ibanga rikomeye na Yesu, umuntu ufite isano n'ihuriro nawe, umuntu ushobora gutanga ubuhamya bwo guhura na Yesu kwe no kumwemera kwe no gukorana nawe kwe. Ndabararika kugira ngo umuntu wese mu izina rya Yesu, ikintu cyose yaba yishingikirijeho cyose, agaciro kose gifite, mu izina rya Yesu ndabararika kugira ngo icyo kintu mugikubite hasi, icyo kintu mugikube na zeru, maze umuntu wese ashaka Imana kugira ngo ayigirireho umugisha, kugira ngo imwemere kandi kugira ngo azahabwe ubugingo buhoraho. Ndasaba Imana, nsabira umuntu wese mufitiye urukundo kandi mwifuriza ibyiza. Nzi ko purusa 90 z'Abakristo zirenga ikibazo bafite ntibagifite hagati mu rugendo, ntibagifite ku isoza ryayo, 90 ikibazo bagifite mu itangiriro ryarwo. Iryo tangiriro ripfuye niho imbaraga nkeya zihishe, niho gutsindwa kwa buri munsi kuva, niho kunanirwa gufata ibyemezo kuva, niho kugwaguza kuva. Nshuti yanjye, intege nkeya ntiziri hagati mu rugendo, ziri mu itangiriro. Mu itangiriro niho ibanga riri, niho rikumenerwa, niho umenya ko uri umwana w'Imana.
niho umenya ko uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo, atari uko wiswe uwera, ariko ari uko Imana ikwemeye. Nshuti yanjye, iyo umuntu nubwo yaba umunyantege nke mu rugendo, nubwo yakora ibyaha, nubwo bitashimwa, ariko umuntu watangiye neza aba ameze nk'umwana w'ikirara, byibura niyo agiye mu cyaba afite ibintu bibiri yagereranya, ibyiza byo mu rugo rwa se n'ibibi by'ahantu ari. Umuntu udafite itangiriro afite ikintu kimwe, nta kindi akigereranya nacyo, kandi mbafitiye urukundo rwinshi bikuye ku mutima, nta buryarya. Ndasabira umuntu wese umugisha kugira ngo Imana imushoboze gutangira, imwumvishe ko icyo kintu ari ubugabo, imwumvishe ko ari bwo buryo bwonyine azaronka imbaraga zizamushoboza kurangiza. Kandi Imana idukure ku izima. Reka mbabwire, dufite urusengero rwiza, ni byiza, nta muntu n'umwe byakongereraho na purusi imwe yonyine. Iyi ntambara mbabwiye, ntawe nabwira ngo nagende yiyemeza azaba umugabo azayirwane. Tangira neza, ukomeze ukorane n'Imana, Imana izakubwira iti ntimuzagire ubwoba bw'icyo muzasubiza, kuko Imana izakibabwira muri uwo mwanya. Mbese hari umuntu ushaka gushaka ubucuti ku Mana kandi akaba avuga ati umva, ibintu byanjye ndumva ntacyo byamarira, ibyiza nakoze ntangajwe nuko n'uyu munsi bitankiza, ibibi naretse ntangajwe nuko uyu munsi bitatuma njya mu ijuru. Uwo muntu akaba avuga ati umva, uyu munsi ndashaka ko Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abanyabyaha, agira ikintu ankorera, akavuga ati umva, ngiye kugenda umutima wanjye, ngiye kubararikira ikintu kimwe nshaka ko mukora kuva uyu munsi. Nzi neza ko abantu basohoka mu rusengero bagahita bamera nka batiri ishize mu muriro, ntibageze no mu rugo byibura gutekereza ku ijambo ry'Imana. Taha mu rugo utekereza kuri ibi bintu tuganiriye, uzageze ejo ukibitekerezaho, urimo umeze nk'umuntu ushakisha inzira, kandi Imana izagutabara. Niba ufite icyo cyemezo ukaba uvuga utumva ndifuza ko munsabira umugisha, ukavuga uti ndi umunyantege nke ku buryo numva nanjye ubwanjye mbyiyumvamo, ukavuga utumva rwose ndumva nkeneye ubufasha kandi bwihutirwa, nagusaba kugira ngo utambuke ku birenge byawe uze hano imbere, maze ku bw'aya magambo, by'umwihariko amagambo nshorejeho, maze ugire ikintu usaba Imana, icyo kintu gishyire mu bitekerezo byawe kandi uzamenye amaherezo yacyo.